Bakristo bavandimwe, Yezu Kristo akuzwe. Dukomeje guhimbaza ibyishimo bya Noheli. Kuri iki cyumweru turahimbaza umunsi mukuru wa Epifaniya cyangwa se ukwigaragaza kwa Nyagasani. Ni icyumweru cya kabiri tubaze duhereye ku munsi mukuru wa Noheli. Uyu munsi ubusanzwe wizihizwa ku isi hose tariki ya 6 ukwezi kwa mbere, ariko ushobora kwigizwa ku cyumweru kiri hafi y'iyo tariki, byanzuwe n'inama nkuru y'abepiskopi hagamijwe gufasha abakristo guhimbaza neza uyu munsi mukuru. Tuzirikane ku masomo matagatifu yo kuri uyu munsi mukuru wo kwigaragaza kwa Nyagasani, bamwe bakunze kwita umunsi mukuru wa Epifaniya. Isomo rya mbere turarisanga mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi, umutwe wa 60, umurongo wa mbere kugera ku wa 6. Isomo ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi. Yewe Yeruzalemu, haguruka ubengerane kuko urumuri rwawe ari nguru, kandi ikuzo ry'Uhoraho rikaba rikurasiyeho. Nyamara dore umwijima utwikiriye isi, n'icuraburindi ritwikiriye amahanga, ariko wowe Uhoraho azakurasiraho, n'ikuzo rye rikubengeraneho. Amahanga azagana urumuri rwawe, abami basange umucyo ukurasiyeho. Kebuka impande zose maze witegereze, dore bose barakoranye baje bakugana, abahungu bawe baturutse iyo bigwa, n'abakobwa bawe baje bahagatiwe. Nuko uzabirebe maze unezerwe, umutima wawe wisimbize, utaratswe n'ibyishimo, kuko ari wowe bazazanira ubukire bwo hakurya y'inyanja, n'umutungo w'amahanga ukazataha iwawe. Amashyo y'ingamiya azakuzuranaho, ingamiya zikiri nto z'i Madiyani n'i Eyifa. Abantu bose b'i Saba bazaza bikoreye zahabu n'ububani, kandi baze baririmba ibisingizo by'Uhoraho. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni Zaburi ya 72 mu dukubo 71. Nyagasani, abami bose bazapfukama imbere yawe, amahanga yose akuyoboke. Mana, umwami umwegurire ubucamanza bwawe, uwo mwana w'umwami umutoze ubutabera bwawe. Acire umuryango wawe imanza ziboneye, kandi arengere ingorwa zawe. Mu gihe cye ubutabera buzasagamba, n'amahoro asesure mu mezi atabarika. Azategeka kuva ku nyanja kugera ku yindi, avane ku ruzi ageze ku mipaka y'isi. Abami b'i Tarishishi n'ab'ibirwa bazamutura, abami b'i Seba n'ab'i Saba bamurabukire. Abami bose bazapfukama imbere ye, amahanga yose amuyoboke. Azarokora ingorwa zitakamba, n'indushyi zitagira kirengera. Azagirira ibambe ingorwa n'utishoboye, aramire ubuzima bwabo. Isomo rya kabiri turarisanga mu ibaruwa Pawulo mutagatifu yandikiye Abanyefezi, umutwe wa 3, umurongo wa 2 kugera ku wa 3a, n'umurongo wa 5 kugera ku wa 6. Isomo ryo mu ibaruwa mutagatifu Pawulo intumwa yandikiye Abanyefezi. Bavandimwe, ngira ngo mwamenye ingabire Imana yampaye ku buntu ari mwe bigirira, kugira ngo isohoze umugambi wayo, ikampishurira ibanga ryayo. Iryo banga Imana ntiyigeze iribwira abantu bo hambere, nk'uko ubu imaze kurihishurira intumwa zayo ntagatifu n'abahanuzi bayo ku bwa Roho Mutagatifu. None dore n'abanyamahanga nabo bemereye gusangira umurage umwe natwe, bakaba ingingo z'umubiri umwe hamwe natwe, kandi bakabona uruhare ku isezerano rimwe hamwe natwe muri Kristo Yezu, babikesha inkuru nziza.
Iryo ni ijambo ry'Imana. Ivanjiri ntagatifu ni uko yanditswe na mutagatifu Matayo intumwa, umutwe wa 2, umurongo wa 1 kugera ku wa 12. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Matayo. Yesu amaze kuvukira i Betelehemu ya Yudeya ku ngoma y'umwami Herodi, abanyabwenge baturutse iburasirazuba baza i Yerusalemu babaza bati umwami w'Abayahudi uherutse kuvuka ari hehe? Twabonye inyenyeri ye mu burasirazuba, none tuje kumuramya. Umwami Herode abyumvise akuka umutima we na Yerusalemu yose. Akoranya abatware bose b'abaherezabitambo n'abigisha amategeko b'umuryango, abasiganuza aho Kristo yagombaga kuzavukira. Baramusubiza bati ni Betelehemu ya Yudeya, kuko ari byo umuhanuzi yanditse ati nawe Betelehemu umusozi wo muri Yudeya, si wowe giseswa mu migi yaho yose, kuko ari wowe uzaturukaho umutware uzaragira umuryango wanjye Isirayeli. Nuko Herode atumiza ba banyabwenge rwihishwa, abasiganuza igihe inyenyeri yabonekeye, abohereza i Betelehemu ababwira ati nimugende mubaririze iby'uwo mwana, maze nimumubona muzabimenyeshe kugira ngo nanjye njye kumuramya. Bamaze kumva amagambo y'umwami baragenda. Nuko ya nyenyeri bari baboneye mu burasirazuba ibajya imbere, irinda igera hejuru y'aho umwana yari ari, irahagarara. Ngo babone inyenyeri barishima cyane. Binjiye mu nzu babona umwana na nyina Mariya. Nuko barapfukama baramuramya. Hanyuma bapfundura impago zabo, bamutura zahabu, ububani n'imibavu. Cyakora baburirwa mu nzozi kudasubira kwa Herodi, banyura indi nzira basubira mu gihugu cyabo. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu. Kristu niwe mpano nyampano Imana Data yageneye isi. Iryo ni ibanga tuzirikana kuri uyu munsi wa Epifaniya. Kuri uyu munsi mukuru dukunze gutangarira abami b'abanyabwenge baturutse kure cyane, bagenda bayobowe n'inyenyeri, bagiye kuramya umwana w'Imana wavukiye i Betelehemu. Dutangarira kandi amaturo y'igiciro gihanitse bamutuye. Dutangarira nanone uburyo umwami Herodi n'ibyegera bye batitijwe n'ivuka ry'urwo ruhinja, bagakangarana kakahava ngo aha aje kubanyaga ingoma. Muri abo bose dutangarira ariko ukwiriye koko gutangarirwa mu kuri no mu rukundo ni umwana w'Imana Yezu Kristu, we mpano Imana Data yageneye abantu bose. Umwana w'Imana niwe mukiro wa muntu. Iryo ni irindi banga duhimbaza. Jambo wigize umuntu akabana natwe ni Yezu Kristu. Mu kwigaragariza abantu mu isura yabo, mu mateka yabo, mu mibereho yabo no muri kamere yabo, kandi ataretse kuba Imana rwose, yashatse kubereka Imana ku buryo bugaragara. Muri Yezu Kristu twabonye Imana. Pawulo mutagatifu ahamya ko kubera Yezu Kristu, kumukurikira no kumwemera, twese twemerewe gusangira na Kristu umurage n'isezerano, tubikesha nyine ukwemera, ukwizera n'urukundo. Abantu n'Imana bunze ubumwe. Imana tuzi ko yari isanzwe ari roho nsa, itagaragara, idafatika, idapfa kandi idashyikirwa. Ariko muri Yezu Kristu yatwigaragarije muri kamere yacu. Ni muri uko kwigaragaza nka muntu rwose kandi nyamara agakomeza kuba Imana rwose, Yezu Kristu yasannye ibyari byarasenyutse byose. Ndetse na muntu wari warashegeshwe n'icyaha cy'inkomoko n'ibindi byaha, akingurirwa amarembo y'imbabazi kandi ahabwa amahirwe yo kongera gusubirana uburanga n'umurage w'ijuru. Irindi banga tuzirikana ni uko bamwe bamenye iyo mpano y'Imana barayishakashaka. Urugero dufite ni aba banyabwenge baturutse iyo gihera, bafata urugendo rurerure bajya kuramya umwana w'Imana wavutse, w'urumuri rw'amahanga. Mutagatifu Matayo mu Ivanjiri ati Yezu amaze kuvukira i Betelehemu ya Yudeya ku ngoma y'umwami Herodi, abanyabwenge baturutse iburasirazuba baza i Yerusalemu babaza bati umwami w'Abayahudi uherutse kuvuka ari he?
twabonye inyenyeri ye mu burasirazuba, none tuje kumuramya. Iyi nshinga kuramya irakomeye cyane bavandimwe. Baramya Imana yonyine. Inyenyeri yarabayoboye kugeza bigereye ku Mana rwose n'umuntu rwose. Imana niyo nyagushengererwa, nyagusingizwa, nyir'ubutagatifu na nyaguharirwa ibisingizo. Umuhanuzi Izayi mu isomo rya mbere yari yarahanuye kera na kare ko Yeruzalemu, ni ukuvuga abantu bose bazakira urumuri, bagomba guhaguruka kuko bagiye kubengera n'ikuzo ndetse n'umucyo ukaba ugiye kubamurikira. Yeruzalemu ntiyifitemo urumuri, urumuri zarukesha Imana. Imana igiye kubabohora ikabaha amahoro. Iyi Yeruzalemu igenura umuryango w'Imana ari wo Kiliziya. Ubwayo Kiliziya nta rumuri igira, nyamara irarufite runasendereye kuko irukesha Kristo. Kiliziya ni nk'ukwezi. Ukwezi tuzi ko kutaka, kutamurika. Urumuri tubona ku kwezi ndetse n'urumuri tubona ku isi tuti ni amanywa, si uko isi yaka, si uko ukwezi kwaka, ahubwo urumuri rw'ukwezi n'isi rukomoka ku zuba. Zuba rirashe yaje kudusura, niwe Yezu Kristu, niwe byose bikesha urumuri, n'urumuri rwa Kiliziya niwe rukomokaho. Ubu butumwa rero bwa Kiliziya ni ubwo gukiza abantu bose. Ni nabwo bwatumye Pawulo Mutagatifu ahaguruka, nk'uko twabyumvise mu isomo rya kabiri, ajya gusanga abanyamahanga badahuje ubwoko, badahuje umuco, maze abigisha ashize amanga, abinjiza mu mukiro utangwa gusa na Kristo. Irindi banga cyangwa se indi ngingo duhimbaza ni uko uwahuye na Kristo urumuri rw'amahanga aratura, kandi nawe ubwe akitura, agaharanira kuba ituro rinogera Imana. Bariya banyabwenge bageze i Yeruzalemu babaza umwami Herodi nko kwiyanzuza, kuko yari we mutegetsi, aho umwami w'Abayahudi ari. Ariko Herodi ntiyamenya aho Yesu yavukiye, ntiyamenya aho Imana iri. Herodi rwose ntiyari ahazi, nubwo yari umutegetsi, yari umwami w'abami. Inyenyeri yabo yakomeje kubajya imbere, kuko Herodi byari bimuyobeye, kugeza ubwo ibagejeje kuri Yezu. Imana yigize uruhinja ruhuruza amahanga kandi rufatwa nk'umwami. Hejuru yo kuyoboka no kuramya cyangwa se gushengerera, ba banyabwenge bongeyeho no kumwitura. Bitura Yezu we bwenge bwahebuje bose, banamutura ibyo batunze bihenze cyane, zahabu, ububani n'imibavu. Ibi byose bishushanya ko uwuvutse ari umwami, kandi ko kubera uriya mubavu ko azapfira abantu bose, akazuka, agakwiza impumuro y'izuka ku isi yose. Ntazamenyana n'ubushanguke, ntazaborera mu mva, ahubwo azazuka, atsinde urupfu, kandi atangarize bose ubuzima. Koko Imana yiyereka abantu bose bayishakashakana umutima utaryarya. Tuzirikane indi ngingo. Abakora nka Herodi biragaragara ko batari babona Imana. Abantu b'indyarya, abagome, banyamurwanyamuntu ntibabonye Imana. Bene aba bahora bakebaguza nka Herodi, babeshya baryarya ngo nabo barashaka kumenya aho umwana wavukiye i Betelehemu ari, ngo bajye kumuramya, nyamara ni uburyarya bagamije kumuvutsa ubuzima. Herodi ahagarariye bariya abantu bose bashaka kwinjira muri Kiliziya cyangwa se banayirimo, ariko batagamije ko abantu bakira, batagamije kunga ubumwe na Kiliziya, ahubwo bagamije kuyicengera no kuyisenya. Yezu Kristo yabakuriye inzira ku murima, ati n'ububasha bw'ikuzimu ntibuzayisenya, ntibuzayitsinda, ntibuzayibasha. Herodi yakoranyije ibyegera bye, abasobanuza iby'uwo mwana wavukiye i Betelehemu, barabimusobanurira neza rwose, ndetse bifashisha na Bibiliya imirongo y'ibyanditswe bitagatifu, bati ni wewe rwose, ni we wavutse, byari byaranditswe mu mategeko ya Musa n'abahanuzi. Ikitangaje ni uburyo ibyegera bya Herodi bizi neza ibyanditswe bitagatifu, byabifashe mu mutwe, bizi ko umwana w'Imana azaza.
nyamara ubuzima bw'Imana bwarabihishe. Imibereho yabo ntiboneza mu gushaka kw'Imana. Ibyo bazi babizi mu mutwe, ntago babizi mu mutima, ntibabizi mu bikorwa. Ni nk'uko umuntu yafata amategeko y'Imana mu mutwe akayaborokora agashyira hariya, ariko nta na rimwe akurikiza. Ni benshi bakwitwaza imirongo ya Bibiliya, ni benshi bavuga Imana, nyamara bagamije gushimangira no kubakira amabi yabo, batagamije guhinduka. Burya shitani igira amayeri menshi cyane. Nka Herodi, hari nubwo shitani ifata isura y'umuntu ku giti cye, maze igacengera kiliziya yifashishije wa muntu. Shitani ikaba yakwigira nk'umukristo w'icyatwa, umukristo w'imbere, ikaba yakwigira nk'uwihaye Imana, nk'umusaseredoti, nyamara ije kurwanya ibyo kiliziya yemera kandi yigisha. None se ntitwumvise mu ivanjiri ukuntu Herodi ashaka gukoresha na ba banyabwenge batowe n'Imana bagatumwa nayo, bari bagiye kuramya umwana w'Imana. Imana igatora igatuma, Herodi nawe agacengera agashaka gutora no gutuma ab'Imana yigeneye. Nuko nyine shitani ikora. Imana igatanga ubutumwa na shitani igatanga ubundi kandi ku bantu. Umuntu akaba yaba icyarimwe intumwa y'Imana n'intumwa ya shitani. Ivanjiri yabitubwiye. Iti nuko Herodi atumiza ba banyabwenge rwihishwa, abasiganuza igihe inyenyeri yabonekeye, abohereza i Betelehemu. Ni Herodi ngo arabohereza, kandi bari boherejwe n'Imana ubwayo. Arababwira ati nimugende mubaririze iby'uwo mwana, maze nimumubona muzagaruke mubimenyeshe, kugira ngo nanjye nje kumuramya. Tuzi ibyo yakoreye babana b'i Betelehemu. Indi ngingo nuko indahemuka izinukwa burundu inzira nk'iriya ya Herodi yo gushaka gutsinsura ab'Imana n'umwana w'Imana. Bari abanyabwenge bigereye kwa Yezu, bararamya, barishima. Ni abahamya ba Noheri, ni intumwa za Noheri. Ivanjiri iti binjiye mu nzu babona umwana na nyina, nuko barapfukama baramuramya. Ntibongeye ukundi gukenera kuyoborwa n'inyenyeri, kuko iby'inyenyeri byari birangiriye aho. Bari bageze aho inyenyeri y'ukuri iri, ari we Yezu Kristo. Bityo Yezu Kristo arabiyereka. Uyobowe na Yezu ntagasubira inyuma, ntagasubira inzira zo kwa Herodi. Ivanjiri iti bamaze guhura na Yezu urumuri rw'amahanga, baburirwa mu nzozi kudasubira kwa Herodi, banyura indi nzira basubira mu gihugu cyabo. Dusoze tuzirikana ingingo z'ingenzi twasigarana kuri uyu munsi mukuru wa Epifaniya, cyangwa se ukwigaragaza kwa Nyagasani. Ibi tugiye kuzirikanaho, Nyagasani abiduhemo ingabire. Cya mbere, kuba muri kiliziya twunze ubumwe nayo mu byo yemera kandi yigisha, kuko yabibwiwe na Kristo rumuri rw'amahanga utabasha kuyoba no kutuyobya. Icyo tukigire muri uyu munsi mukuru wa Epifaniya. Ikindi twagombye kwiga, twirinde gutanga cyangwa se kubambisha abandi, tumenera amabanga y'ubuzima bwabo cyangwa se y'intege nke zabo ba Herodi twahura nabo mu buzima bwa buri munsi. Ndavuga ba bandi bahora barekereje bashaka icyo bashinja abana b'Imana. Cya gatatu twazirikana, twoye kujya twirata ingabire cyangwa se urumuri dufite, kuko ntituri soko y'urumuri, yewe habe ngo turabana rumuri, ahubwo tworoshye tubane na bose mu mahoro no mu rukundo, tuzirikana ko akantu k'urumuri twifitemo tugakesha abandi, tugakesha Imana, tugakesha n'abatugezaho ibyiza byayo. Nta cyiza dutunze tutahawe. Imana yonyine niyo nyir'ubutagatifu, ikaba na soko y'ubutungane. Icyacu twagira bwite kereka ingeso mbi, kereka icyaha, naho ikiri icyiza cyose twagikomoye ahandi, by'ikirenga twagikomoye ku Mana. Indi ngingo, kwifurizanya ibyiza nk'ubu tukiri mu ntangiriro y'uyu mwaka ni byiza, ariko bijye bijyana no kuramya no kwitura Yezu Kristo mu isengesho rihoraho, dusabira isi kandi dukora ibyiza kuri bose na hose, kugira ngo iyi si irusheho kugenda iba nziza. Turitoze kuba abambari b'ineza,
abambari b'ubumwe n'ubwiyunge nyabwo bushingiye ku kuri no ku butabera. Ibyo dukora byose rero, ibyo tugamije byose muri uyu mwaka, imigabo n'imigambi n'imishinga dufite, bizahamye ikuzo ry'Imana n'umukiro wa muntu, kandi bizatwongerere ubuvandimwe nyabwo. Haguruka ubengerane Yeruzalemu, kuko urumuri rwawe nguru ni Yezu Kristo. Haguruka ubengerane Kiliziya, wowe rumuri rw'amahanga, kandi urumuri rwawe urukesha Kristo, we rumuri nyarumuri, ukomoka ku rumuri, Imana nyakuri ikomoka ku Mana nyakuri. Nyagasani Yezu nabane namwe. Mwari kumwe na Padiri Theophile Niyonsenga. Amen.